ni ukuvuga ngo yari arimo nk'akabyeri hano muri karitsiye Bugoro, iyo masaha ya nimugoroba arangije amanura ino modoka nibwo kumukubitamwo no mukingo. Kabisa iyo modoka yamukubise mu mukingo no gusinda yasinze yavuye ngacu tuzi ko niyo modoka nyekita tunasika yatunaniye kumufata kubera ko twambonye ko adusumbije imbaraga n'ubwenge bwiwe, atubwira ngo n'umushoferi ngo nyezi nangazi gutwara imodoka cyane. Ndabona ino modoka yangiritse cyane, iyi modoka ibirahure byose byamenaguritse. Ese n'abantu baba bari mu ino modoka bakaba bahasize ubuzima cyangwa barakomerekeye? Bakomeretse ariko nta na kimwe, ntabwo bapfuye ngo bahasiga ubuzima, ariko ntabwo bibabaje cyane, ariko bakomeretse bagiye kwa muganga. Impanuka ikomeye cyane yakomerekeyemo abantu benshi, abandi bahasiga ubuzima muri rusange. Turaza kugaruka ku kibazo cy'uno mushoferi. Ese umushoferi yari yanyweye kugira ngo abashe guhirika ino modoka mu mugengo? Ni mu gihe nanone turi bugaruke uko abaturage babivuze cyangwa ukuntu abaturage bavuze ngo uyu mushoferi aririwe anywa agacupa muri rusange. Ndetse dufite ingingo zigera muri 3. Turabanza turebe uno mushoferi yiriwe muri karitsiye anywa inzoga ngo araza atwara imodoka. Ni mu gihe turi buganirize abaturage bakatubwira. Tuze kugaruka ku kino kibazo, imodoka yari itwaye abantu bangahe. Twongere tugaruke ku yindi ngingo, ese hakomerekeyemo abantu bangahe. Twongere tugaruke ku yindi ngingo, ese hapfiriyemo abantu bangahe. Reka dutangiranye n'uwo muturage wo mwakano kagari cyangwe, ariko reka mbanze babwire ahantu impanuka yabereye muri rusange. Impanuka yabereye nk'ahantu yitwa Kabuga, ahantu haparika amakamyo rugende uzamuka Mbandaza no ku gahanda k'igitaka. Iyi modoka yari mu bwoko bwa Hiace, nibwo yari ipakiye abantu bari bagiye mu bukwe, ariko shoferi yabanje kunywa akantu k'agacupa, nibwo guhagurutsa imodoka ihita imutura mu mukingo. Bamwe barakomereka, bari bazi ko bagiye mu byishimo, birangira bakomerekeyemo, bakaba bajyanywe ku bitaro kugira ngo bakurikiranwe cyangwa bavurwe muri rusange. Reka dutangiranye n'uno musore kugira ngo atangire tubwira byose kugira ngo dukomeze amakuru muri rusange. Yagiye ukuntu nabibonye umunsi uyu mushoferi twirwanye ngaha atwirwa twinywera akabyeri, hanyuma agenda ari mucoma ariko ndagira, hanyuma wewe yamaze kumva ko inzoga zimufashe ashiragenda acafata imodoka caratwara. Nicyo gituma ubona iyi modoka iryamye ngaha. Ni ukuvuga ngo yari arimo nk'akabyeri hano muri karitsiye Bugoro, iyo masaha ya nimugoroba arangije amanura ino modoka nibwo kumukubitamwo no mukingo. Kabisa iyo modoka yamukubise mu mukingo no gusinda yasinze yavuye ngacu tuzi ko niyo modoka nyekita tunasika yatunaniye kumufata kubera ko twambonye ko adusumbije imbaraga n'ubwenge bwiwe, atubwira ngo n'umushoferi ngo nyezi nangazi gutwara imodoka cyane. Ndabona ino modoka yangiritse cyane, iyi modoka ibirahure byose byamenaguritse. Ese n'abantu baba bari mu ino modoka bakaba bahasize ubuzima cyangwa barakomerekeye? Bakomeretse ariko nta na kimwe, ntabwo bapfuye ngo bahasiga ubuzima, ariko ntabwo bibabaje cyane, ariko bakomeretse bagiye kwa muganga cyane gose. Ni ukuvuga ngo uno musore muri rusange yiriwe agacupa hano muri karitsiye, aramanuka aravuga ati nigize ndigabo reka ajye gutwara imodoka yari afitemo n'abantu. Imodoka yari ya Hiace ndetse isanzwe itwara ibintu bijyanye ubutagisi vatiri bujyanywe n'abantu cyangwa imizigo igiye itandukanye, nibwo kuza igakora impanuka cyangwa igakorera impanuka hano. Nta kintu wabwira abashoferi cyangwa abaturarwanda muri rusange? Icyo nababwira nuko bokwiranja kuza bareka gutwara imodoka ari uko banyoye, bakaza baratwara imodoka batanyoye, n'ahasigayeho mbona menga ugutwara kwabo banyoye bakunda guteza impanuka cyane. Urakoze cyane, urakoze gutanga amakuru. Ikibazo cya mbere, uno muturage yatubwiye yuko nta muntu wigize upfiramo, ariko abandi bakomeretse nk'uko byavuzwe. Abandi bakomeretse bajyanwa ku bitaro muri rusange. Ni mu gihe ino modoka yakoze impanuka ifite abantu bagera muri 25, harokotsemo abantu 5, abandi bakomeretse bihagije bakaba bajyanwe ku bitaro muri rusange. Icya kabiri, uno musore yiriwe muri karitsiye arimo anywa akabyeri gusa, ategereje abakwe cyangwa ategereje abageni kugira ngo bajye gusezerana. Birangiye atwara ino modoka, irangije ihita imugarika mu mukingo nk'uko namwe muri kubyibonera ku makamera cyangwa kuri video muri kurebana bafatiye. Ni mu gihe ikibazo cya gatatu kigera kiti uno mushoferi rwose ntago yarashobotse, nakuvuga ngo ino modoka nta kibazo na kimwe yari ifite, ahubwo ino modoka yari ifite nyiri kuyitwara niwe wari ufite ikibazo muri rusange. Ni mu gihe ino modoka bari baje kwihereza umusada kugira ngo bayikuremo hano, ariko yangiritse cyane bikomeye cyangwa yangiritse bihagije muri rusange. Rero ndabararikira gukora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda kugira ngo mujye mubona amakuru meza cyangwa amakuru asesuye ya buri gihe, kugira ngo tujye twibanira umunsi ku munsi.
ikibazo cya mbere nacyo cya nyuma turagira ati ese ino modoka yavaga he yajyaga hehe, ese ahangaha bahita gute muri rusange, nk'uko nabanyuriyemo mu ncamake y'amakuru. reka mbanze mbasobanurire hano ahantu bahita ikabuga nk'ahazwi Rugende, ahantu haparika amakamyo avuye Tanzania cyangwa avuye mu bindi bihugu by'abaturanyi, niho aparika muri rusange. ni mu gihe ino modoka yakoreye impanuka mw'uno muhanda wa Mbandazi uzamuka ujya ku kagari ka Cyeru, ndetse niho yakoreye impanuka muri rusange nk'uko muri kubibona kuri kamera zanyu cyangwa kuri video twabateguriye muri rusange. aha niho yakoreye impanuka.